iherezo ry'isi turi ku musozo umwana w'umuntu tabara biracitse abagutabaza bahora ku gikumba amarira yarazwana sayahorera ryari iherezo ry'isi turi ku musozo mana dukunda tabara biracitse abagutabaza bahora ku gikumba amarira yarazwana sayahorera ryari iyo mana ntakitakoze yaburiye abantu mu gihe cya Nowa yaburiye abantu mu gihe cya Nowa yaburiye abantu yabikoze izabikora yabikoze turabashimiye bakunzi ba groupe Nayote. Uyu ni umunsi w'umunezero twakoresheje isabukuru y'imyaka 76 ku basaza n'abakecuru. Izo ni inshuti zabo zabagaragiye. Dushimira Imana ibaha umugisha kandi neza yanyu Imana izayizirikana. Yakijije abarwayi. Uyu yaramaze igihe kirekire kigera mu mwaka arwaye, ariko Imana yaramukijije. Ni bimwe mu birori byabaye, murumva amakorali araririmba, inshuti n'abavandimwe. Mu by'ukuri Imana yarinze uyu musaza n'umukecuru, ibaha kurama, ibaha urubyaro. Ni umusaza ufite abakazana, abakwe, afite abuzukuru n'abuzukuruza. Mbese nibyo birori mwumve baririmba banezerewe. Imana ibaha umugisha kandi urugero batanze mu by'ukuri Imana izakomeza ibanezeze mu minsi basigaje kubaho, bakomeza kubera abandi urugero rwiza. Imana nibaha umugisha. Nukuri we aho wankuye hazabintera
turakwemera ndahamya neza ko tutibeshye kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuye kuri twebwe isezerane nawe isezerano ko tutazakureka Yesu we turakwemera rero nagiye mpindura ku inshingano ubu ndi mu mwanya w'ivugabutumwa Yesu nashimwe cyane yo haleluya ufite madamu ubishoboye twagabanya inshingano ubwo rero ndaje muha akanya hanyuma adukorere mu nganzo nk'iminota nk'ingahe Imana imuhe umugisha amen. oya ntibikabeho nikabura icyubahiro kandi duhari oya ntibikabeho nikabura icyubahiro kandi duhari nikabura icyubahiro kandi duhari ntibikabeho nikabura icyubahiro kandi duhari kandi duhari